very good, very good. Bahire mwakundanye mukiyemeza kubana iteka muri byose mugafatanya tubifurije kugira urugo rwiza muri byose tubaragisha Imana Uwiteka niwe ujyana byose azabaye kubana mu mahoro urugo ruhire bageni bahire mwakundanye mukiyemeza kubana iteka muri byose mugafatanya tubifurije kugira urugo rwiza muri byose tubaragisha Imana Uwiteka niwe ujyana byose azabaye kubana mu mahoro urabona ko na madamu rwose kugenda bamwenyura yego gake yego Eliati kuva mu gitondo rwose tubanza nakira umugeni wanje uva ageze hari icyo bashaka kudukorera mama Fiyoni bagwereza mikorofone abantu bahagurutse ngo bakire abageni ibyacu byose tubanza kubiragiza Imana reka tuziragize Imana kandi mama Fiyoni ndamuzi byose arabirangiriza rimwe arabara aho ngaho bazikuremo abambaye ingofero bazikuremo tugiye kwakira isengesho risabira gahunda zose ziri buze kubera ahangaha reka twicishe bugufi gusenga turagushimiye Uwiteka Mana yacu tubishimiye ko abanye natwe muri uyu munsi wadufashije muri gahunda zose zatambutse turi amahoro izina ryawe rihabwe icyubahiro izera binubane natwe muri ubu bukwe kuko wowe ubw'ikana ari kuyobora n'ubu ngubu urugenda neza dushima izina ryawe icyo kunywa n'icyo turarya byose byateguwe Mwami Imana ari wowe Mwami Imana ubitunganya kugira ngo nabyo bitugwa neza dushima izina ryawe aho bana natwe kandi ukomeze guhira ubukwe bwacu kandi uhira umukwe n'umugeni tubisabye mu izina rya Yesu amen. Ashitse hagufasha kwakira muramukazi wabo bababwiye ko hari ibigenda bihinduka yego amategeko y'Imana yadahinduka impinduka zo ziraba nyinshi impinduka ziraba nyinshi reka kiri umugeni rwose amuha ikaze muri uyu muryango turaza muri rwose wabitojwe wabyize mu bwitonzi n'amashi mu mahanga rwose rwose yabiteguye neza uwo mugeni we kandi ubwo arabadufunguriye arongera mwongeze rwose ongera umwongeze mwese muti mwese muti amen rwose fata icyo kirahure fata icyo kirahure reka dusabe abantu bari bumaze icyo ngicyo mucyakire Eliya umeze kujyana ubukungu bumeze mama we mbega byiza mbega ariko abantu bafite Mihera amaso gusa biri kubera ahangaha uradumurira cyane hano umugugu hari udutugu bya kijyambere ariko atari wa kijyambere wa hahandi oya iki gikoni cyawe ndabona kimeze neza kandi nta bintu murabitahiye
ibirungo byahiye rero bateka dukate umutsima. Aha reka bawugaburira kugira ngo babone neza utugaburira. Amashyi menshi ahashije rwose mu gikoni birahumiye birahumiye pe tugiye kurya. abasangiza b'amagambo barakoze cyane batugire neza. Uyu mwanya tugiye kwakira abashyitsi bacu. Yesu ashimwe. Yose avugitse kimwe. Ebi ntabikurekeye. Iwacu ntabwo twakiraga amatama masa, mba nabonye abantu hano hafi yanjye. Sinzi basizwe n'Imana. Haleluya. Serukiye umuryango w'amajyambere Aloys, turabishimiye cyane muri umuryango wa Ngendahimana Emmanuel. Niyo mpamvu natwe tugiye kukwakira ntambebya. Ngira ngo abakobwa banjye n'abasore bariteguye. Urita kume iyo bacugushije kuriya bagira ngo barebe ko ibintu byagenda neza. Hirya nabyo ari ibihame byabyo. Murakoze cyane. Ndabona umuryango mwaje mwese mwabanza mugasoma. Umutobe uraryoshye noneho ku buzima bwacu. Murakoze cyane. Noneho natwe niryo jambo nyamukuru ubona uyu muryango utegereje. Murakoze. Murakoze kuduha ikaze mwene data Theogene. Rwose intumwa yanyu iserutse gikora Imana imuha umugisha. Hano urabona ko rwose babikoze kijiya. Nyuma y'ibiri muhereze ku mutsima rwose wo mu gashangiro. Gashangiro k'ibihunge. Nimumaze ngo umutsima w'iki? Mugaburiye rwose. Tiri sawa. Ariko ndabona Eliya umwagize gusa oya mwongera kandi. Mwongera kandi. Iyo umuntu ashimye nawe tunongeza. Uramwongera. Uramuka mwongera. Ati kameze n'akakarikari kuna. Nta kibazo rwose bitsiba kwiharisi. Bitondere. Arakoze cyane. Agataho rero. None. Oya. Sabibona si. Tugiye kurikira. Nta bindi mvuze. Ntabyo. Nawe tugiye kumuha. Nanjye reka muhereze. Yego. Ati shere wanje. Ati reka ku mutsima. Uzi kugira ngo agere muri nyange ingo zirimo abakobwa yarenzeho akagera kwa majyambere. Yego. Ati fata ku mutsima rwose waramwongeye. Aramwongeye. Numwongera kandi niro. Burya umugabo utariye ntabwo ashobora kujya guhaha. Ntabwo bishoboka. Ariko se Manuel baraja bararya bonyine. Oya baraja barakira n'abashitsi. Aho bigeze rero. Yego. Tugiye gusaba Eliya. Bati babyeyi nimwumve cya gikoni twatetse. Yego. Ko byari biryoshye. Ndabona rwose ibintu bimeze neza. Igisubizo wakibwiye umukobwa yahamenye. Nababwiye ngo ntabwo turibuze gutinda utuganye ku musozo rero. Rero icyo ndi kumva ababyeyi nabo niba bagiye kuba nibo baratubwira ko byari biryoshye. None niba biryoshye ababyeyi nibamara kurya ba Eliya baraza hano. Ababyeyi nabo nibo baraza kutubwira ko hari ibimenyetso bari buze gutanga ko bishimye kandi banezerewe. Kugira ngo si nk'ibyo byose ubwonko fungura intekerezo maze nganirize umukunzi wanjye. Umukunzi mwiza ndagukunda cyane. Ndashima rurema wadukunze. Turema Imana yacu, Imana ya data na mama, ikaba Imana y'ababyeyi bacu. Natwe twembi ni iyacu kuko twayirazwe n'ababyeyi. Turayisingiza tukayitaka, turahimbaza tukayishima.
kandi nibyo koko nibyo bikwiye kuko ariyo yaduhanze. Iyo nteye intero nteye ngatekereza rubanda ibi byose urantesha rutishisha rutisibyo, nyamara ntangiro yacu irazwi. Sekuruza wacu niwe waduhanze agakororoka turavuka, ababyawe babyara ababyeyi, abo babyara umwiza nkunda, wowe mwari mwiza nkwiye. Yagennye imiterere yawe utaravuka, ihuza uturemangingo uburusoro, irakubungabunga kugeza ushyitse, uravuka imiryango irishima, ukuze ubu mwari mwiza nkunda. Amashyi rwose. Ukiri muto njye sinari nkuzi, gusa nanjye nari muto nkawe. Narakuze ibihe birashira, binshitsa kwibonekerwa, nisanga hafi ya marayika, turaganira bishyira kera, ibyishimo bitaha umutima wanjye, dutandukanye gutana biranga, kuko nari mbonye ikibatuza. Umwiza nifuje kuva kera, wowe mwari mwiza nkwiye. Amena. Aha. Simvuga ibi ngira ngo ntebwe, kuko ibyo mvuga urabiruzi, gusa uteye neza mukunzi, yakuremye neza. Ntega amatwi mubwire, ndagukunda cyane urabizi, nifuza kubana nawe iteka, kuko nakubonye ngukenya. Amena. Amashyi rwose. Anyibukije mu gihe kiremwa, igihe Eva yaramajije, igihe Adamu yaramajije kubona Eva, icyakurikiyeho ni nk'iki ngiki. Yaravuze ati akara ko mu mara yanjye, akagufa ko mu magufa yanjye. Eliya nawe rwose nawe ahise amubwira igisigo. Rero tugeze mu mwanya w'impano rero, kandi gutanga impano birasa nk'ibijyanye no gufata amafunguro. Yego. Ababyeyi rero b'abageni bacu bitegure, bagiye gufungura umuhango wo gutanga impano. Yego. Hagati aho hano hari abasore bafite amabahasha, ukeneye ibahasha yo gushyiramo impano aze kuba hafi kugira ngo bayimushyikirize. Ababyeyi rwose ababyeyi tugeze muri iki mpano, Eliya mudukereze, arahagaze rwose ari kumwe n'umugabo we, arajya kwicara ko ibintu byose birangiye. bababwiye ngo rwose abatangiye baba banasoje ibintu byacu, abatangiye baba banasoje ibintu byacu nuko byari biteguye. Yego. Ubwo rero turabanza ababyeyi nizere ko abantu babishinzwe bari kubyegeranya. Noneho ababyeyi nibahava itorero mu gihe rero ababyeyi bakisuganya, Munyemana rero ukomeye cyane. Majyambere Eliya na madamu we ubwo nabo baraguma aho hafi, nabo baseruke gitore, bagiye ku ruhande hajyeho bariya, ariko ntabwo barageze nta na kimwe mwirenganije. Ni ibirori
komeza rwose hapo kantu arangiza ngo tujyana abandi bahava turakira umuntu w'ikimo aha Eliya akora ibyo mu byubahiriza abandi bamwe nyuma gatoya umuyobozi w'ikigo aho Eliya akorera ikindi mu maboko y'umugeni uranyibase wowe uravuga twishimiye gushyigikira abana bacu turakora natanga umukozi mwiza tubifurije gutunga agatunganirwa akabyara agaheka hungu n'akobwa tubareje icyuma. amen. abiganye na Eliya muri kaminuza begere hafi abana na Aloysia begere hafi yarangiye abantu bafashe tumangaho bakura yego murabonaho abiganye na Aloysia abantu bakuru cyane rwose abiganye na Aloysia uyu mwanya wo tubahaye nabo zo kuwukoresha nabo bihuse Mugabane cyane mugabane ijambo n'umukuru natwe nk'abagize itorero rya Karenzi turishimye cyane ku bw'ibirori by'umwana wacu Eliya na Aloysia. Ubukwe twakomeje kurusengera kandi Imana iradusubije ihaducyubahiro. Shima Imana rero yahaye Eliya uburere bwiza, yarezwe ashimwa n'Imana n'abantu ndetse n'ababyeyi. Rero kuba ubukwe bwe yarabyitwayemo neza ni icyubahiro kuri twebwe abamureze ndetse n'icyubahiro no ku Mana. sawa jayo mukongere gakeya abakimbagire Eliya na Aloysia nukukanyeganyega rwose mugakimbagira baza kubaha impano. Aha reba yego rwose umukecuru abatinda baha impano nawe ari kukanyeganyega rwose. Aha niba mwita papa wacu mama wacu yego papa wacu mama wacu. natwe n'abakimbagirizi b'abageni bacu twifuza kuba Imana.
abakingagiza mwegera imbere ku muziki gake gake utweretse ibirori kuri uyu munsi by'umwihariko nkatwe company The Fantasy Elite Design ariyo iri kubakurikiranira aya mafoto n'aya mavideo muri kubona. Natwe twifuje kumuha impano nk'umuntu wakoranye n'iyi company cyane, turamushimiye kandi Imana izamuhe ibyiza byose bazabyareho ubudakobwa. Imana ibahe umugisha. Yeah.
reka mpamagare mama fille chef de service rwose ihutire kugera hano ndamushaka hano kuko kugira ngo dusezere neza ku bashyitsi bacu chef de service n'abakobwa bakoranye nabo ntabwo mbabona hafi yanjye yaje niba yaje yanyitaba ndabona umusaza Francois rwose ari kureba neza kandi arashaka ko yaje ntabwo ndi kumubona yaje rwose namubonye Francois rero mu mwanya wanjye nuko mwanyakiriye neza mukambekera neza kandi mukaba nanone amasezerano muyashoje izina rya mbere mwise Rutica umugambi uri Rutica umugambi kandi umugabo nugambirira igikorwa kandi akagisohoza abana bacu ko banezerewe hano kuri Muhamba mboni rwose none rero iki kibindi urakibona iki ni ikibindi kirimo umutsama maze aho uragera uri kuvuga uti nyashimwe ugihekenye wongere uhekenye wishimire Imana wishimire umwuka wera wagushoboje gusohoza amasezerano urakoze cyane yego none se akabanga ufite ndakakwemera genda ugatunganye ndacyari hano ndi mu rugo rwanjye nawe tunganya cyangwa uzumbwira wazire rimwe reka nsabe abashinzwe umutekano ababana mu bavana aha kuko hari gahunda ya kabiri igiye gukurikiraho kandi umusaza Francois bamuhaye ikaze kugira ngo mbese kwigira hino iyi tapi ni iyawe nawe uyihagarareho yego option nagira ngo rero yego gahunda ya kabiri yego mfite mugenzi wanjye mu ndege yego agiye kwitubwira yego ariko kandi ko tubona baturambura abantu bafite ibindi bibereyemo batega amatwi cyangwa barebe ariko urabona ko abasaza baratuje hariya iwawe ndabona abasaza batuje abandi bo bihorere bari kunywa bari kurya abahaze se ntubazi option abasatsa baramenagura ya kizungu bakamenagura tugiye kongeramo n'ayandi kandi nawe ndaguhana rero umwana wacu yego ntabwo twaje n'amaboko yego ahubwo kuko twakiriye yego turagira ngo dukomeze tumushyigikire yego areme ahamwe yego akore yego akoze yego maze ibintu muri abasirimu ndabashimye muri abasirimu ngaho kora mu nganzo yawe yego haleluya amen reka dushimire aba basaza baduhaye umwanya natwe mukimara kudusaba umugeni nk'uko mwabibonye twamubazaniye yego ariko ntabwo twamuzanye gutyo gusa kuko uyu mukobwa wacu Mukeshimana Aloysia buriya nubwo mumubona gutya hari abakeka ko yaba yarakuriye mu mashuri nibyo kuko yakuriye mu mashuri ariko azi no guhinga uyu mukobwa azi guhinga kuko igihe yabaga ari mu biruhuko yafashaga ba nyina ndetse rimwe na rimwe akaniharika urakoze cyane ni muri ubwo buryo rero twamuzaniye isuka kugira ngo igihe azaba akeneye guhinga azajye guhinga kandi ntabwo twayizanye ari imwe gusa ahubwo twazanye amasuka abiri kugira ngo igihe azaba agiye mu murima aje ajyana na sheri we twamuzaniye amasuka abiri ni amasuka meza cyane acyaye twanze kuyazana hano kuko twatekerezaga ko abana bashobora kuyagwamo akabatema ni amasuka meza cyane aracyaye uyu ntatemana murakoze cyane ntatemana
mpamvu murakoze cyane ntabwo twasize ntabwo twagarukiye ku masuka gusa ahubwo twatekereje n'icyo azatera cyangwa se n'imbuto azahinga aho azamuha amaze guhinga. Twashatse imbuto y'ibishyimbo, dushaka imbuto y'amasaka, dushaka imbuto y'ibigori. Izo mbuto azazitera igihe azaba amaze guhinga. Izi mbuto rero twamuzaniye, ariko ntitwanagarukiraho gusa, dutekereza no ku bikoresho azajya akoresha igihe azaba ageze mu muryango we. Twashatse rero ikiduki, dushaka ibijerekani, dushaka intara azagosoza ibigori n'ibishyimbo n'amasaka, ndetse hari n'ibikoresho byinshi tutabasha kurondora hano. Ntabwo iwacu tugira umuco wo kubesha, ahubwo ibikoresho byose birahari, bajye kubireba byageze iyo bigomba kugera. Ubundi murakoze cyane. Umenagure ukamenagure uhereze uyu mugabo akanugera kuti ibindi, uyu mugabo nawe yongera amenagure ahereze nabo maze nugera kuri ndabanyurahe ubaseseka duti dufite icyo kubahereza mbese mwaza mukapa andaterura mubatwaze ntushaka ugende ukamenagure rwose mugende mugashyire mu modoka, mugende mwumva ko Yesu agira neza, murakarama Dusenge. Nyagasani mwami Imana yacu, uri Imana nziza ibihe byose, abateraniye aha twese turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko wabanye natwe mu myiteguro y'ubu bukwe, uko ibihe byagendaga biha ibindi twakomeje kugushyira imbere iyi gahunda, tugusaba kubana natwe no kutubera umuyobozi, maze kuko uri Imana nziza kandi yita ku gusaba kw'abana bayo. Turagushimira yuko utadutereranye, tugushimiye yuko uyu munsi wakomeje kubana natwe kandi gahunda zose zagenze neza kuko wabanye natwe. Turagushimye, habwa icyubahiro. Tugeze rero ku musozo w'iyi gahunda kandi hagiye kubaho gutandukana. Turagusabye kugira ngo uduherekereshe umugisha wawe, utubere umuyobozi, haba abari buje kure n'abajya hafi, ngo ubwo tuza kumva inkuru nziza ko nta gikuba cyacitse, nk'uko wakomeje kuturinda, izina ryawe rihimbazwe. By'umwihariko tugushyize imbere urugo rushya, abana bacu muri uru rugendo batangiye, kugira ngo uzakomeze kubabera umwigisha n'umuyobozi, bakomeze kwigira ku birenge byawe. Tubasabiye imigisha wasezeraniye imiryango, kugira ngo mu rugo rwabo bazagubwe neza, nuko nibakomeza kubona ubufasha bugukomotseho, tukajya twumva amakuru abaturutseho ko ari amahoro, dushima izina ryawe. Twese rero utugirire neza kandi utubere byose, ibyo ushima n'ibyo ukunda abe byo bitugirirwa. Tubyakiye ubuntu kandi twizeye ko biduhereye mu izina rya Yesu, amen. bari kucomorera umurengezi udafite ikimunanira. Niba yabashije kunesha urupfu n'ikuzimu, ni iki cyamunanira?